Turabasuhuje abakurikiye Easy Life Talk, iyi ni YouTube channel aho tuzajya turebera hamwe ingaruka abantu bakuru bahura nazo mu buzima busanzwe bwa buri munsi, zaba ari nziza cyangwa mbi, ariko zikaba zifitanye isano n'ubuzima baciyemo bakiri abana. Ubuzima waciyemo kuva uvutse kugeza ku myaka 18, ariko cyane cyane ibyo waciyemo kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 8 nibyo akenshi na kenshi biba byarakugize uriwe. Uko witwara, uko ubana n'abandi, ibyemezo ufata n'amahitamo ugira, byose bifitanye isano n'ahahise hawe ho mu bwana. Njye uzajya ubagezaho bino biganiro ndi MBOT, tunabibutsa gukora subscribe ku batarayikora kugira ngo ibiganiro tubagezaho mujye muhita mubibona. Ikindi mukore like, gushima ni ingenzi mu buzima. Of course yes, musangize inshuti n'abavandimwe ubu bumenyi, ndetse muduha n'ibitekerezo muri comment section. Iyi ni Easy Life Talk. Uyu munsi tugiye kugaruka ku kindi gice cyangwa se tugiye gusubukura hamwe twasoreje. Ubushize twari twabonye ese ahahise hatari heza ho mu bwana haba hameze gute, ni ibihe. Twari twabonye ibyiciro bibiri. Ku bantu batakurikiranye video yabanje, twabashishikariza kubanza kureba iyabanje kugira ngo muze gukurikirana n'iyi ngiyi mubasha gusobanukirwa neza ibyabanje, kubera ko iby'ubu ngubu bishamikiye kuri ibyo byabanje. Twari twabasezeranyije yuko noneho tuzaza tureba ese ingaruka umuntu mukuru agira zifitanye isano n'ahahise he, ni gute yazicamo, cyangwa se ni ibihe yakora kugira ngo agende abasha kubicamo neza bitamugizeho ingaruka zakagombye kuba mu by'ukuri zihari. Reka dutangire ku ngaruka ya mbere. Twari twabonye iyitwa people pleasing, cyangwa se kumva uhora washimisha abantu. Hari abantu babayeho muri ubwo buzima, akaba ari wa muntu nimba umusabye ikintu arakiguha, nimba umusabye ko mujyana ahantu aremera. Ni ba bantu bigora guhakanira. Icyo gihe uhita utekereza nk'abantu bagendera mu bigare. Kubera iki? Aba yanze guhakanira za nshuti ze, avuga ati ese nimba hakanira baraza kubifata bate, baraza kubyakira gute? So iyo personality cyangwa se iyo kamere iba yararemanywe muri cya gihe cy'ubwana, aho turaza kureba impamvu yabyo cyangwa se uko bigenda bimera. Nk'uko twari tumaze kubikomozaho, aha ni ahantu umuntu aba ashaka gushimisha abandi, ariko akiyibagirwa we, akaba yareka ibye ahubwo agakurikira iby'abandi kugira ngo yumve atekanye. Ntago biba ari impamvu yo kumva ashaka kubaho neza, ahubwo niko nk'uko twabonye ko ubwonko bw'umwana nyine ibyo bubwiwe cyangwa se ibyo bukorewe bubyakira uko biri. Icyo gihe rero biba niko ubwonko bwe cyangwa se amarangamutima ye aba yariremye muri cya gihe yahuraga na bya bibazo. Ibi ngibi umuntu abikora mu rwego rwo kwanga ko bamurejecta, cyangwa se mu rwego rwo kwanga ko bamuhakanira cyangwa se bamuhana, cyangwa se akumva aramutse avuze oya yaba ababaje inshuti ye cyangwa se uwo bari kumwe, byamugiraho ingaruka. Yatekereza uburyo byamugiraho ingaruka, agahita avuga ati okay, reka mvuge yego, kandi mu by'ukuri atari cyo ashatse kuvuga, ahubwo yakagombye kuvuga oya. Ibi ngibi rero biba ni iyihe myitwarire umwana aba yarahuye nayo mu gihe cy'ubwana igatuma arema iki kintu, cyangwa se iyi kamere yo kuba ari umuntu ushimisha abandi wakiyibagirwa? Biba byaragenze bite? Umwana uba warakuriye ahantu aho urukundo ruba ari conditional love, mu kinyarwanda cyiza twabyita nk'aho kugira ngo ubone urukundo hari icyo nawe ugomba kuba watanze. Urugero, hari umwana babwira, cyangwa se hari ukuntu ababyeyi barera abana bakamubwira ngo nukora kino ndaguterura,
cyangwa se nukora kino ndaguha ibere, cyangwa se niwitwara neza biragenda uku nguku. Uwo mwana akura yumva yuko kugira ngo abone rwa rukundo nyarwo, cyangwa se kugira ngo yumve atekanye, ni uko ari buze kwemera icyo abwiwe. Umwana yakuze abwirwa ngo nukora kino, niwitwara neza biragenda uku nguku. Bivuze ngo ubwonko bwe buremetse, cyangwa se umubyeyi yaburemye mu kuvuga ngo ningusaba ikintu urakimpa kugira ngo nawe wumve utekanye. Nicyo hano ngerageje kubisobanura muri ubwo buryo. Ahandi cyangwa se iyindi mirere cyangwa se iyindi myitwarire ababyeyi bagira ikatuma umwana ubwonko bwe cyangwa se kamere ye iremeka muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo nzahora nshimisha abandi ibyanjye mbyibagirwe. Ni ukuvuga ngo kuba umwana yarakoraga ikosa runaka agahanwa mu buryo bwo kuba atasobanuriwe impamvu, cyangwa se impamvu y'iryo kosa, agahanwa, agakubitwa, cyangwa se akanabwirwa nabi bakamukritika. Icyo gihe rero umwana bimuremamo iki kintu cya people pleasing, kumva nyine yaba umuntu uhora uvuga yego, kuvuga oya bikaba ari byo bintu bimugora. Ikindi cyiciro nanone ni ukuvuga ngo umwana aba yarashishikarijwe kuba yabaho mu buzima bwo kugira ngo niyumva atekanye, kugira ngo umwana agire umutekano, ni uko hari icyo azajya aba yarakoze. Twari twabibonye hariya ngo nubanguka ndaguha ibere. Ikindi cyiciro ni aho umwana ashimagizwa mu rimwe na rimwe umwana aba ari wa muntu ubaho ashaka ko mu rugo habaho amahoro igihe haba hari intonganya. Tuvuga umwana yakuriye mu rugo rurimo intonganya, rurimo ababyeyi bahora barwana, cyangwa se n'umwana hagati y'umwana n'umubyeyi naho hahoramo akantu k'urunturuntu, bigatuma habamo amakimbirane. Icyo gihe rero bigenda bite? Nimba umwana hari uko yitwaye kugira ngo yirinde ko ya makimbirane abaho, nimba wenda iyo akoze ikintu iki n'iki, nimba iyo agiye gukina umupira, nimba iyo yatinze ku ishuri, nimba yagiye kuvoma akazana wenda amazi yamenetse, mbese akirinda bya bintu byose bizatuma afatwa nk'umunyamafuti, cyangwa se agaragara nk'umuntu udashobotse. Icyo gihe azajya agenda yigengesereye kugira ngo yirinde ko habaho ya makimbirane. Ibyo azakora byose azabikora mu buryo muri we yumva ko akoze ibintu kugira ngo ashimishe, cyangwa se kugira ngo yirinde ko habaho za ntonganya. Icyo gihe bigenda bite rero? Ubwonko bwe niko buremeka, buhita bujya muri uwo mujyo wo kuvuga ngo nzaba ndi wa muntu uzahora wirinda intonganya, uzahora wirinda ko hari icyakwangirika. Icyo gihe rero niho umwana ahita akurana ya kamere yo kuvuga ngo ndaza kwemera byose kugira ngo ntange amahoro. Rero ni ibihe bimenyetso bigaragaza umuntu ufite iyi kamere yo kuvuga ngo ibyanjye biza nyuma y'iby'abandi, iby'abandi nibyo mpa agaciro mbere, ibyanjye bikaza nyuma, cyangwa se bigaragarira muri buno buryo. Uburyo bwa mbere aho iyi kamere igaragarira mu bantu bakuru ni ukuvuga yego mu by'ukuri kandi wari ushatse kuvuga oya. Umuntu agusabye serivisi, wenda uri mu kazi, umukorege mugenzi wawe cyangwa se uwo mukorana arakubwiye ngo mfasha iyi raporo, kandi urabizi ko nawe ufite raporo mwese mukeneye kuzikora cyangwa se kuzitangira rimwe, ariko mu by'ukuri aho ngaho wagombaga kumubwira uti okay, nanjye mfite raporo ndi gukora, ukamuhakanira ukamubwira ati nanjye mfite raporo ndi gukora, gerageza urebe uko wirwanaho. Ahubwo ukahita ubyemera utitaye yuko nawe ufite raporo ugomba gutanga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kumva utewe isoni cyangwa se ikimwaro no kuba washyize ibyawe imbere.
nk'urwo rugero nari ntanze ku cya mbere cyo kuvuga ngo hari raporo mwembi mugomba gutanga, ariko guhakanira uwo muntu kuko nawe ufite iyo raporo ugomba gutanga, ukumva biguteye ipfunwe cyangwa se biguteye isoni, ukumva ntabwo utekanye, icyo gihe ni ikimenyetso cy'uko ufite iyo kamere cyangwa se iyo personality yo kumva wanezeza abandi ibyawe ukabyibagirwa. Ikindi cya gatatu ni uko wirinda amakimbirane uko byagenda kose, ukora ikintu icyo ari cyo cyose umeze nk'uri kugendera ku magi kugira ngo hatagira igihungabana, kugira ngo hatagira intonganya zizaho. Uri wa muntu nyine wirinda akana ako ari ko kose kateza ibibazo ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Ikindi cya kane hano gihari kigaragaza ko umuntu afite cyangwa se yahuye na cya kibazo cyo kumva yuko azashyira iby'abandi imbere, ibye bikaba byazana nyuma. Ikindi cya kane kigaragazwa hano ni uguhora wumva ukeneye umuntu uvalidatinga cyangwa se wemeza ko ibyo wakoze ari byo bya nyabyo. Tuvuge twakomeje tugenda dutanga urugero rwa raporo, wakoze raporo ariko uri kumva yuko iyo raporo ntago yuzuye mu gihe hataraza undi muntu ngo agucishirizemo amaso akubwira ati yego nibyo, noneho wakomeza. Uba wumva ukeneye ko hari undi muntu uri buze kugushyigikira cyangwa se kukumvisha yuko ibyo wakoze ari byo, ntabwo uba wiyizeye muri make. Icya gatanu hano gihari kigaragaza kuri people pleaser, cyangwa se uri wa muntu ushimisha abandi we akiyibagirwa biturutse mu hahise cyangwa se mu gihe cy'ubwana, cy'uko hari amarangamutima ataragenze neza cyangwa se atararemetse neza. Ni ukumva udatekanye mu gihe abandi bari mu bibazo. Uri mu kazi abandi bari mu bibazo ariko urumva udatekanye, urumva wahita ugenda ukabikemura, urumva mbese uba wumva udatekanye igihe n'abandi badatekanye. Mu by'ukuri kandi mu kuba badatekanye kwabo nta ruhare ubifitemo, ahubwo kuri wowe uba wumva nyine ni ikibazo, uba wumva ari ikibazo gikomeye cyane. Yego niko byakagombye kuba bimera, ariko ahangaha n'ibyo ubona ubwawe utakemura birakubangamira, uba wumva ubangamiwe, kandi mu by'ukuri niyo wagira icyo ubikoraho ntago icyo wabikoraho ntacyo byahinduraho kuko uba badatekanye. Rero iyo bimeze bityo, icyo gihe nawe uba ufite ikimenyetso cy'ukuri people pleaser. Ikindi hano uba uri wa muntu uhora usaba imbabazi. Niyo utakoze ikosa usaba imbabazi, icyo gihe uba uri muri rwa rwego rwo kuvuga ngo reka nirinde amakimbirane. Rero kubera iki bino bintu atari byiza? Ibi bintu ntabwo ari byiza kubera ko bituma amarangamutima yawe aremererwa. Uba urumva uba umeze nk'uwikoreye imitwaro y'abantu bose, wikorera umutwaro wawe ukikorera n'uw'abandi. Ikindi bisinziriza amwe mu marangamutima yawe. Amwe mu marangamutima yawe ni ayahe? Kuba wagombaga kuvuga oya ariko ukavuga yego. Bivuze ngo hari amarangamutima cyangwa se hari igisubizo kitasohotse kandi cyakagombye kuba cyakagombye kuba cyasohotse. Iyindi mpamvu ino kamere atari nziza cyangwa se iyi personality cyangwa se iyi myitwarire itari myiza, bituma wumva utazi icyo ushaka. Uba waragize icyitwa loss of identity, ntabwo uba uzi icyo ushaka mu by'ukuri, kubera ko ikije cyose uremera. Dushore muri iyi business, yego. Dukora uyu mushinga, yego. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe uba wavuga uti ni iki nicyo mpagazeho. Ibije byose uba uri kubyakira. Ikindi kiyongeraho ni uko ugira icyitwa burnout muri relationship, mu mibanire yawe n'abandi.
uraremererwa cyane kubera ko twayabonye hejuru y'uko uba wikoreye imitwaro y'abandi ndetse n'uwawe, rero bityo bikakugora kuba amwe mu marangamutima aba hagati y'abari mu mubano, ushobora kuba ari mu mubano mu kazi, mu mubano w'abashakanye, mu mubano wawe n'inshuti bisanzwe. Icyo gihe birakugora kubera imitwaro yose uba wikoreye. Ikindi kinakomeye cyane ni uko abantu baragukoresha, people take advantage of you. Abantu baragukoresha kubera ko bazi yuko ibyo bari bukubwire byose iyo ubuze kubyemera bagukoresha icyo bashatse. Rero bino bintu byakosorwa bite, cyangwa se ni iki wakora kugira ngo ubashe kubicamo abantu ntibabe bagukoresha nyine nk'uko dusoje bino biranga umuntu ufite iyo myitwarire? Ese ni iki wakora, ni ibihe wakora kugira ngo ubashe gukira izo ngaruka zakomotse ku bikomere wahuye nabyo cyangwa se mu buzima waciyemo mu gihe wari ukiri umwana? Ikintu cya mbere hano kigomba kubaho ni icyitwa self awareness, ukimenya ukisobanukirwa, ukamenya ko ahahise hawe ariho hagennye iyo myitwarire, ukabanza ukamenya ko n'iyo myitwarire itari nomo cyangwa se ifite ibintu byinshi bitari byiza kuri yo. Iyo wabashije kubimenya, mu kinyarwanda nibo bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Ikintu cya mbere rero uba ugomba gukora ni ukwimenya ukisobanukirwa, harimo kuba wakurikiranye ikiganiro nk'iki ngiki kikagufasha kwimenya ukisobanukirwa. Urugero hano ni nko kuba waba uretse kuvuga yego ukabanza ukabitekerezaho ukavuga uti iyi yego ngiye kuvuga nibyo koko irakwiriye. Icyo gihe iyo uri kugerageza kwimenya ubasha kumenya ngo ese nijya ni ngombwa kuvuga yego, nijya ni ngombwa kuvuga oya. Uba ugomba kwibaza uti ese ibyo ndi gukora ni ibya nyabyo cyangwa mbikoreshejwe n'ubwoba? Ese yego mvuze ni iya nyayo cyangwa nyikoze kubera ubwoba bw'uko ndi buze guhura na kiritike ziri buze kuva kuwo nahakaniye. Hari ikindi kijyanye no kuba wasubiza amaso inyuma ukareba ahahise hawe, aho utari utekanye, wa mwanya cyangwa se hahise hawe igihe wari warabuze ababyeyi, nimba bari barapfuye cyangwa se baragiye kure yawe, igihe wari ubayeho mu buzima butuma wumva udatekanye, ugasubiza amaso inyuma ukongera ukireba, hanyuma ukagerageza ukibwira uti ahahise hanjye ntabwo hambereye heza, ariko ubu ngubu nabimenye, reka ngire icyo mbihinduraho, reka ngire icyo mbikoraho. Ibyo ni byo bita mu cyongereza inner child work, kwirebaho ukisuzuma ariko uhereye muri cya gihe cy'ubwana, ukongera gusubira mu bwana mu buryo bw'ibitekerezo, ukagira nk'icyo ukosora muri icyo gihe ibintu bitagenze neza. Ikindi hano kigomba gukorwa cya gatatu ni ukwiga kuvuga no mu buryo bugenda gake gake. Utangira ku tuntu duto duto, umuntu akagusaba agaserivisi ukamubwira ati urakoze kuba uje kunsaba iyo serivisi, ariko ntabwo niteguye kuba nayigufasha aka kanya kubera ko nanjye hari ibyo ndi gukora. Ukamubwira gutyo, ukiga kubivuga ukabyimenyereza kugira ngo n'ubutaha icyo kintu cyangwa se iyo myitwarire yo kuvuga ngo uravuga yego buri kanya bigende bigabanuka. Ikindi hano kigomba gukorwa, iga kubaho nk'umunyakuri mu bihe runaka ariko byorohereje. Nimba uri nko mu kazi, wenda ubona ikintu bagusabye mu by'ukuri ari ikigambiriye kugukoresha, wowe shaka uburyo cyangwa se iga kuvuga oya muri cya gihe nyacyo. Ikindi hano kigomba gukorwa ni uko ugomba
gukora ibyitwa mu cyongereza ibyitwa journaling. Journaling ni ukuvuga ngo uba umeze nk'uri kwiganiriza, ukiganiriza ukareba ahahise hawe ukahandika mu ikayi, ukavuga uti nahuye n'ibi ngibi nibyo byangiza uwo ndi we, nabuze ababyeyi nkiri mutoya nibyo byatumye hari amarangamutima yanjye yangirika, nkwiye gukosora bino, ukabyandika ku gapapuro. Kubyandika ku gapapuro uba uri cyangwa se muri ajenda uba uri kugenda wiganiriza. Akenshi ibibazo tugira mu buryo bw'amarangamutima ni uko hari ibyo tuba twibitsemo tutarasohora. Rero iyo ubyandika muri ajenda biba biri kugenda bigusohokamo, hanyuma muri wowe hakabamo umwanya wo gushyiramo n'ibindi bishyashya. Ikindi iyo uri kwandika wandika n'amagambo, wibwira amagambo meza, ukibwira ko ushoboye, ukibwira ko ukavuga uti ngewe hari ibyo ndi kwiga bishyashya kandi bizampindura undi mushyashya. Ukabyandika nk'uko nguko. Uko rero ubyandika inshuro nyinshi, uko ugenda ubisubiramo, niko mu bwonko nabyo bigenda bisimbura bya bindi bya mbere byajemo mu buryo butari bwiza cyangwa se birimo mu buryo butari normal. Dusoza rero ni uko iyi people pleasing behavior cyangwa se iyi myitwarire yo kumva washimisha abandi wo ukibagirwa, ugenda wiga gake gake, ariko nanone ukamenya ko nkawe nk'umuntu mukuru udakwiye kwibagirwa ibyawe ngo iby'abandi ubishyire imbere, ahubwo uba ugomba gushyira mu gaciro nawe ukavuga uti, ukaba umunyakuri, ukibwiza ukuri ukavuga uti ibi bintu ntago mbishoboye, ngomba kubwira unsabye serivisi. Waba udashoboye kumubwira oya y'ako kanya, ukamubwira uti ndaza kugusubiza, ukabanza ugafata umwanya wo kubitekerezaho, ubundi ukamubwira uti urabizi bya bintu ntago mbishoboye, impamvu nabishoboye ni iyi ngiyi, nanjye mfite ibindi ndimo. Ukabimubwira mu buryo bwo kumuha communication, ukamubwira uti hari ibyo ndimo nanjye kandi bifite akamaro, kandi wenda twatangiye turebera hamwe urugero rwa raporo. Umuntu aguhaye raporo, nawe urabizi ko iyo aguhaye nawe iyo uri gukora ugiye gukora inshuro ebyiri, we nta kintu ari gukora. Rero ibwiza ukuri, umuntu mukuru ugerageze kwibwiza ukuri, umubwira uti rero ntago byakunda, ahubwo